gatatu ndashimira umushumba Pasiteri Aimable birangora kugira icyo muvugaho umubyeyi ariko ni umubyeyi mwiza wenda iki kiganiro azakireba n'abandi bantu bazakireba ariko Pasiteri Aimable Imana imuha umugisha imwongera umugisha ikomeze yagura umugisha byinshi ariko arabyirengera yikoreye umusaraba arabyirengera antwaza umusaraba buriya kandi ajya kubonana na Cleva narabisengeye hari igihe Cleva yabaye nk'umuntu ucanganye cyo akajya avuga ngo ubu buzima tubayemo ngo no kubera ko ntagira data mbona arababaye tugiye gusenga aravuga ati ndabiretse sinkigiye no gusenga arabireka aranyihindukana kandi hari mu cyunamo ubwoba buranyica ngira ubwoba ndavuga n'umwana wanjye ariyahura hanyuma rero ariko uru ni urwibutso ntituzatura nk'imisozi ariko n'igihe uzaba waratabarutse nzi ko nta kindi nzavuga kirenze ibi ngibi kirenze kuri ibi Imana iguhe umugisha ikongera uburame uzabone abuzukuru abuzukuruza nuko nguko n'ubuvivi n'ubuvivure n'ubumwira yego ndagukunda birenze kuri ibyo ngibyo Imana iduha n'umugisha ndanezerewe ubusanzwe uba mu bahungu banjye birazwi kuko rwose narakwakiriye mu muryango tujya tuganira ibintu byinshi hari n'utuntu ntavugira hano ujya umbwira twiza tukanezeza hanyuma rero si ngombwa ko ntubwira abantu ariko ukunda kunganiriza amagambo meza ariko noneho ushyizeho akarusho urukundo nkunda uranarunyeretse noneho mu bikorwa nshimiye nkiriho mu mugisha mwaturiyeho umugisha nk'umubyeyi ndawakiriye aho uzanyura hose hazakubera umugisha aho uzakora hose hazakubera umugisha abo uzahura nabo bose bazakubera umugisha umugisha ukomeho amen gusabiye umugisha urambye umugisha uzaguherekeza uyu mugisha uzakubakira urugo rwiza uyu mugisha uzaguha abana beza Imana iguhe umugisha mwana wawe ni byiza biri imbere byinshi cyane yes twongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese Imana ibaha umugisha mwaka mushya muhire araciyemo igihe kinini cyane tudaherukana mutatubona mu biganiro ubwo twaherukanaga twari inyuma ya kamera ariko ni umwaka mushya ibintu bishya na content nshya ni ukuri ndashimira buri umwe wese wabanye natwe muri uru rugendo twahuye n'ibintu byinshi cyane ibibi ni byiza ariko Imana yadushoboje kugira ngo byose tubicemo tukaba duhumeka umwuka w'abazima yego ubwo twaherukanaga sheni yari mu bihumbi 10 ubu igeze mu bihumbi 16 barenga ni ukuri Imana ibaha umugisha ni kubw'urukundo urukundo rwanyu ruratumotiva ni rwo rutuma nyine twumva ibintu tubikunze kubera ko ibintu ni abantu yego twongeye kugaruka rero kugira ngo twongere tuganire tubahe ibintu byiza nitwa Nkuru Nziza Dieudonné guturuka ku Nkuru Nziza nige mwumvaga mu majwi ariko nje kuri kamera yego ariko byose bizanira hamwe kutuzanira ibyiza yego tuzanye inkuru nziza nagiye rero azaniye umubyeyi mukunda mama wanjye rwose namugendere kugira ngo twongere tuganire ubushize ubwo twaganiriye turi kumwe na madamu nyakwigendera Theogene turaganira ariko cyari ikiganiro cyiza mwakunze ubu rero tugiye kuganira ku giti cye
tunamushimira twumva uko ameze, hari haciyemo igihe kinini. Ni ukuri mama umeze ute? meze neza. Umwaka mushya, Umwaka mushya muhire. karaburanye ariko ni amatage. Yego. Ni amatage ariko isi yubatse. ko isi imeze ariko abadapfuye ntibabura kubonana. Yego. Nishimiye kongera kukubona no kongera kuza mu rugo. Hano hantu naherukaga 2018. Yego. Urumva ibintu byose byahindutse ubwo hashize imyaka 7. Imyaka umunani. Ni imyaka 8. Yes, ni imyaka 8. Urumva ko imyaka aba ari myinshi. Hari agafoto twari turi kumwe icyo gihe, ubu sinzi yo kagihera kanerutse nkagira sinzi yo sinzi aho kagiye. Dakaraho ati ay uzi ko umuntu ava kure. Mwana ava kure. Ku myaka 8 gusa uhita ubona harahindutse ibintu byinshi. Ariko byose ni ugushima Imana, nishimiye rero kongera kuza. Ibintu byarahindutse byinshi uko naherukaga siko hameze. Yego. Nubwo hari aho. Ntabwo hari aha ngaha. Hari heze ko mbona hano inyuma. Hano inyuma. Inyuma hari iyindi nzu. Iyi ni iyindi Yesu yubatse. Ariko nyine nabonaga hano nkibuka amaso ko amaso atari aya ngaya. Ariko inzu ntiyari iyi. Oya, inzu yo ndibuka ko wambwiraga ko uri kubaka. Urambwira ati dedo none ndi kubaka. Reka dushime Imana itwemereye kugira ngo tugere aha hantu. Mbishimiye Imana ko twongeye kubonana. Yego, reka dusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko udahwema kutugaragariza urukundo. Nukuri mwami, tugushimiye ko ukomeza kuturinda amajya n'amaza. Mama Claver yahuye n'ibintu byinshi byashoboraga kumwambura ubuzima, ariko mwami waramurinze. Nanjye wandokoye ibintu byinshi ntabasha kurondorera ahantu, wandokoye impfu nyinshi mwami, ndagushimiye. Reka rero mwami ibyo tuvugira ahantu bibi byo kubahisha ndetse no kugushima ku byiza wakoze. Abazabibona bazakomeze gufashwa nabyo, kandi natwe dushoboze ku byo tuvuga tuyoborwe nawe. Tubigusabye tukwizeye ku bw'izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, ndongera mvuge ngo umwaka mushya kuri twese. Umwaka wa 2025 ni umwaka wari umeze ute kuri Mama Claver? Umwaka wa 2025 so kugira ngo nta kibi rwose, Imana yabanye nanjye. Umwaka wankomereye ni 2024 ko aribwo nari ntangiye kubaka inzu ifitemo ibintu byinshi. Ariko 2025 Imana yakozemo ibintu by'imbaraga. Aranyubakira. Imana yampaye umwabuzukuru. 2025 ndashimira Imana. N'umusinga yabyaye no kwa Claver bakiriye kakana bafite. Nawe nabonye umwabuzukuru 2 rwose batari sawa. Komeza urambe. Komeza urambe. Yaranyaguye muri uwo mwaka. Nukuri muri bya bindi byose rero Imana yagiye ikubwira, ibyiza bigenda birushaho kuba byinshi. Ntabwo bigenda bikurengera. Oya, ntabwo. Imana ntabwo ibya ntibitera ubwangati. Imana iguha ibintu biri ku rugero rukwiriye. Ku rugero rukwiriye, kumva muri we harimo amashimwe. Gusa Imana ni nziza. Imana ni nziza, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibintu igenda ivuga byose irabikora, keretse iyo atari yo yabivuze byavuzwe n'abantu mu marangamutima yabo. Ariko ibyo Imana igenda ivuga irabikora. Yego, Imana nishimwe rero ivuga ibintu ikanabisohoza. Bituremamo ibyiringiro ko ari Imana ivuga kandi ikanasohoza. Yego, ibyo byose kandi ngo ibivuga mu bwihisho, ariko ikabisorera ku karubanda twese tukabibona. Nishimwe haryo gusa twahirukanaga ikiganiro twagikoze 2024. Yego, 2024.
nanjye uriya mwaka rero uwa 2024 ntabwo wambereye mwiza pe. Urumva igihe twaherukanaga icya kiganiro twakoranye na Madame Theogene, nibwo kamera yahise igwa mu mazi nakoreshaga, urumva. yaguye mu mazi harya. Yaguye mu mazi, urumva. ihita ipfa nta nubwo nayibonye, urumva. yaguye mu mazi yari mu kazi mu Kivu, yego. ihita igira, ariko Imana ishimwe ko byibuze ubuzima bw'abantu wenda bwakomeje kuba ubuzima, yabaye igitambo. Nyuma kubitaho nibwo shene bagenda bayiburisha bagira iki, abantu baramba byinshi cyane, ariko turashima Imana ku bw'ibyo byose. iyo bigiye hagasigara ubuzima, ubuzima nyine burakomeza cyane, burakomeza. kandi ikitakwishe nyine kirakudindiza, ubuzima bugakomeza. Yego, nk'uko waruvuze ku neza y'Imana, Imana iravuga kandi ikanakora. Twakugendera ngo tuganire ku neza y'Imana. ubwo twaganiraga ubushize, twaganiriye ku buzima bwawe bwo kubura uwo wakundaga ukarera abana. Umbabarire wenda kuvuga ijambo umupfakazi, sibyo? ariko niki niko nitwa na Bibiliya niko itwita. Njye ntabwo mbyita ko ari umupfakazi, kuko Yesu yakubereye byose. Yambereye byose, ariko ntibikuraho uko nitwa. Yego, ubwo mubitwemereye, ubwo ndajya ndikoresha kugira ngo tubashe, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibyo tuganira. Ubwo buzima wabunyuzemo urakomeza. Twagarukiye utubwira ngo umutware wanjye ni umuntu nkunda, kubera isezerano nagiye muhereza, ukuntu twabanye numvaga nta wundi nzabona uzanyuzuza nkawe. cyane ko wanapfakaye ukiri mutoya ufite abana 3. ubwo buzima mwagendanyemo, wagiye turagenda tubinyuramo gake gake kugira ngo nituvuga ineza y'Imana abantu babashe kuyumva neza mu buryo bufatika, apana kubica hejuru. Wagiye utanga ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko abantu bose ntabwo ari kuba barabibonye. Yego, ubwo buzima bwo nyuma jenoside umaze gupfakara, ubwo buzima bwagenze gute? Nubwo twagiye tuganira na Claver akagenda bavugaho, ariko turi kuganira n'umubyeyi none. Icyo gihe Claver yari akiri mutoya, wowe wafesinganaga nabyo, noneho uri no mu nshingano. Byari byifashe bite? Ntabwo byoroha, kandi nagiye nanabivuga, nubwo wenda ikiganiro kitakurikirwa n'abantu bose, ariko abantu benshi muri rusange baba bagikurikiye, kandi ngenda mbona ibimenyetso by'uko ibiganiro bikurikirwa. Abantu barampamagara, n'uwo mu kanya yari umaze kumpamagara ari i Butaro, ambwira ati ngenda nkurikirana ibiganiro byawe. Rero ariko nk'uko nagiye mbivuga n'ahashize, uyu munsi niko nongera kubisubiramo, ubuzima bwo gupfakara buragoye. Burimo ibibazo byinshi, duhuriramo intambara nyinshi, duhuriramo ugira intambara z'umwihariko zawe urwana nazo, none ukagena n'intambara ziva hanze. Buriya abapfakazi tugira ibikomere byinshi. Ugira igikomere cyo kuba warabuze uwawe, ukagira igikomere cyo kurera abana wenyine. ubwo ni ukuvuga ngo inshingano, uba ufashe inshingano ebyiri. uwakagombye kugufasha ntahari, hanyuma ubwo ugomba guhagarara mu nshingano ze n'izawe. Mbese ubwo ubaye umugabo ukaba n'umugore. Icyo ni ikindi. Noneho hakabaho n'ikindi cy'uko abapfakazi buriya duhura n'igisuzuguriro gikomeye. Abantu barakubahuka, n'abatagakwiye kukubahuka barakubahuka, kubera ko nyine uwari ugushingiye igiti atagihari. Yego, barakubahuka. Hanyuma usibye ko ngewe nagize amahirwe, hari amahirwe menshi nagize, ko umaze gupfakara niho nahuriye na Yesu. yego. Hanyuma rero aho umutwara atarari, Yesu yanshingiye igiti. Nubwo bitabuza ko umuntu agenda ahura n'ibindi bikomere. Hari ikindi gikomere buriya duhura nacyo gikomeye, abantu bapfakazi.
ubushize narabivuze ariko nanone reka nongere mbisubiremo. umva igikomere gikomeye nuko ngana mu myaka maze kugira myinshi, maze kugira myinshi maze kugira myinshi rwose, dore ndi hafi ndi gukabakaba gukora anniversaire, noneho nabyise yubile, ubu ngiye gukora umunsi mukuru w'imyaka 60, ntabwo ari mike. izaba ryari? mu kwa gatatu. noneho rero urumva nuko ngana rero muri iyo myaka nkubwiye, biratangaje kuba nshobora, wenda reka mvuge urugero nkawe, uri umwana mutoya, ndatekereza ko se buriya hari uwo mungana mu banjye, oya ubwo naba ndi waba uri murumuna wabo. ariko biratangaje kuba umuntu yabona tuvuganya nawe, wowe Dieudonné, cyangwa ukaza hano nta wundi muntu muri kumwe, wenda ukaza uje kunsura, hanyuma abantu babona usohotse aha ngaha bakavuga ati ntimureba, ati dusore twaramwinjiye. wahura n'umuntu mwasuhuzanya, mwavugana, mwaseka, ubwo bikaba intambara, ati ngiye naramwiboneye ari kumwe n'umugabo wawe, ati ni igishoshwe, ati rwose uri aturiye. ubwo ni ukuvuga ngo kuvugana n'umugabo ntibiba byemewe, kandi gusa twabaho tutavugana n'abantu, tubina ari abantu se, ariko uvugana n'umuntu bakavuga ati dore uri umuntu, ntabwo kuba narapfakaye bivuze ko naba hano nta muntu uhagera. ariko nk'umuntu yaza aje no kunsura, aje kunsura bisanzwe nk'uko abantu basurana, akavuga ati nta kindi cyamujyanye, kimenyimenye. noneho ubu mba mu nzu njyenyine, umuntu uba mu nzu wenyine, ni gute umuntu w'umugabo yifata akajya kumusura? noneho rero icyo nacyo ni igikomere tugenda kinadukomerera cyane, cyo kiradukomerera, ukajya wumva wajya uhunga abantu kugira ngo wirinde intambara, ariko nanone ntibikunda. uba muri sosiyete, ndi umukirisitu, mbana n'abandi bakirisitu, abagabo n'abagore, sinajya mvugana n'abagore gusa. icyo rero nicyo kinakomera cyane, ntibaba bifuza ko wavugana n'umuntu, uwo muvuganye yabaye umugabo wawe, umusore mwavuganye umutwaye inkumi, mbese n'ibyo bikomere tugenda duhura nabyo. ni urugamba rero rutoroshye, ariko turunyuramo tugakomeza urugendo. myaka 30 nirenga urugendamo, ubigendamo imyaka 30 ujya ubana n'ibyo bintu, nta nubwo bagira ngo banamenye ko wakuze, ko wabaye umuntu mukuru. nase koko Dieudonné, tuvugishije ukuri, ubu ingeso nk'izo naba ntarakoze mu myaka 35, kuva kuri 28 kugera ku 30, 35, 40, 45, nkaba ngeze muri 60. izo ngeso ntagiyemo nkiri umwana muto, ubu nibwo nazijyamo. ariko nyine kubera iryo zina twitwa, kubera uwo musozi tuba duhagazeho, ntibaba bashaka ko hari umuntu twavugana ngo uwo tuvuganye aba yabaye umugabo wawe, uwo muvuganye aba yabaye umusore, mbese nuko babyita. icyo rero ni igikomere tubana kandi kibabaza umutima, ariko nuko tubirengaho nyine Yesu akaduha ihumure ryo mu mutima. kandi Bibiliya iravuga ngo iyo umutima utagucira urubanza uratinyuka. hanyuma rero kubivuga nyine ntibibura kukubabaza, ariko gutekereza ko ibyo bintu babivuga nyine gutyo, sinzi ahantu abantu bazihanira, sinzi aho bazihanira, umuntu agatinyuka agahimba iyo nkuru. hanyuma rero ariko wowe iyo umutima wawe utuje, wumva nta byaha ubamo, ntacyo biba bigutwaye, biba bigize. yego ubwo buzima bwo kurera abana 3 uri umwe, Claver twaraganiriye, ikiganiro kiri kuri chaîne, ariko mu byo twaganiriye yagiye ikintu akunda kwitsaho cyane, atari igihe twagiraga tukabura ibyo kurya. mama ngiye yabimbwiraga ntazi hano, akambwira Nyabarongo aho wajyaga gusoroma dodo. kuri Nyabugogo, yes, Nyabugogo. uyu mugezi hano hirya no, aha ni Nyabarongo, ariko twari dutekera Uhura, ahari kuri Nyabugogo. Nyabugogo, yego. ubwo buzima bwo kugenda urumva ruvuye Rusizi uje i Kigali, niki cyatumye uzana abana i Kigali
ubavanye ahantu uzi ko wari utuye uje i Kigali ntabwo ariyo wabaga, niki cyabiteye? buriya rero ni ubuhamya burebure. Abantu hari abantu bemera ko Imana ivuga, hari n'abatabyemera, ariko Imana iravuga. Kandi ibimenyetso bigaragaza ko Imana ariyo yavuze ni uko iyo ibintu biri mu mugambi wayo bigenda bihinduka ukazisanga mu mugambi w'Imana. Noneho ngewe mpaguruka, ubundi nahagurukijwe n'ijwi ry'Imana. buriya rero reka mvuge ntya, amasezerano y'Imana ni umutungo w'abubaha Imana. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Amasezerano y'Imana ni umutungo w'abubaha Imana batunga. Rimwe na rimwe abantu bakaba batabyemera kutunze uwo mutungo bitewe n'amakuba uri kunyuramo. Abantu ukaba wavuga nyine si na ngombwa ko bivuga, ariko wowe ufite ibanga mu mutima w'icyo wavuganye n'Imana. Rero mpaguruka i Rusizi nahagurukijwe n'ijwi ry'Imana, ndabanza ndanabirwanya, ndanabyanga, ndavuga ntabwo njya i Kigali, ndajya i Kigali gukora i Kigali, nta nzu mpagira na famiye zihari, ntabwo tubyumva kimwe, ndajya i Kigali se kumara iki? Ariko kuko ari Imana yari yavuze, biba ngombwa ko nza mu buhamya burebure ntavugira hano, ariko biba ngombwa ko nza, ndavuga ngo noneho ubwo bigenze gutya nabonye ibimenyetso bitandukanye, ikajya intumaho abantu batandukanye. Hari n'umuntu wigeze agenda agiye kwigurira amashu ahantu yo guhinga imbuto z'amashu, hanyuma ageze mu nzira abura ubwenge, aracyahari n'uyu munsi umuntu yanamugaragaza. Hanyuma iyo yajyaga ashiduka atariho agiye, ahubwo aza ku rusengero iwacu mu cyaro aho nasengeraga iwacu Mutimasi. Hanyuma aza ku rusengero, kumbi ngo Imana igenda imubwira ibintu aza kumbwira nyine by'uko Imana ishaka kunyimura ikanzana i Kigali. Ambwira ibintu byinshi, sindi bubivuge cyane, ambwira ibintu byinshi, ariko ibyo bintu bimpagarika umutima, nibaza ko nzaza i Kigali numva biranyobeye. Ariko nza kubona ibimenyetso bifatika binyereka ko nkwiriye kuza i Kigali. Hanyuma aza i Kigali rero, kuba ari Imana yari yavuze rero, ntabwo byari byavuze ko nje kudamarara, ahubwo abantu b'Imana bagenda baca mu bigeragezo bitandukanye, ariko ibigeragezo ntabwo ari urwango Imana itwanga, ahubwo ibigeragezo ubivamo ugenda winjira nyine mu masezerano y'ibyo Imana yavuganye nawe. Naraje rero ngeze i Kigali, nibwo nahuye nyine n'ubuzima bukomeye ndi kumwe n'abana. Ubuzima bukomeye, tukabwirirwa, tukaburara, bakadusora mu mazu menshi, uburyo bwinshi. Hanyuma rero muri icyo gihe nta muntu wari gutekereza ko ari Imana yavuganye natwe, kuko hari n'abantu bigeze bambwira ati wanyureka kubeshya ngo Imana yaruvuze, ati nta mashitani ahubwo yagiye avugana nawe. Ntabwo babyemeraga, ariko ntekereza ko aho tugeze ubu ngira ngo umuntu wese yavuga ngo koko burya yari Imana. Kuko yaba atariyo biba byarageze aho tugasubira iyo twavuye, ariko ntabwo twasubiye iyo twavuye. Umunsi ndatuye i Kigali, nubwo abana banjye bakiba mu mazu akodeshwa, ariko nabo barimo bari kugenda basatira nabo kuva mu bukode nabo bakajya mu zabo. Ubwo rero ibyo byose rero ni ibimenyetso bigaragaza ko cyagiye, nubwo twanyuze mu makuba benshi, ariko cyagiye. Burya n'Imana yari yavuganye natwe, niyo yatuzanye i Kigali, kuko aho tugereye i Kigali ntekereza ko iyo tuguma mu cyaro ntabwo wenda Claver yari kumenyekana ku rwego ariho. Rero uko buriya mu mujyi hatandukanye no mu cyaro, yashoboraga kuba afite n'Imana ariko ikaveterera iyo mu cyaro. Ariko noneho kuba twaraje nyine bigaragaza ibintu birigaragaza. Mu by'ukuri twebwe ntabwo tukiri n'abantu bo kuvuga ubuhamya cyane, kuko abantu batuzi ibyatubayeho birivugira cyane. Wenda simbizi ibyo bintu wabwiwe, sibyo, kugira ngo uveyo, sibyo, simvuze ngo byose tubivugeho, sibyo, ariko wowe urabizi, sibyo. Buriya niba tuvuze ineza y'Imana, urumva, hari abantu batumva ko Imana ivuga, urumva, ntabwo babyumva. Biba byiza ngo tugendane n'ibimenyetso kugira ngo dukore ivugabutumwa.
nibiba ngombwa ibyo wumva bakubwiye byo kuba wavuga urabivuga kugira ngo tugendane kugenda kugira ngo tuganire ku neza y'Imana. Nicyo cyatugendereye. Icyiza nuko wavuga ku byabaye, sibyo? Ku byabaye kugira ngo tuvuge ati twahere tuvuga ati uvi Rusizi niki cyatumye uvayo ukaza i Kigali kandi ariyo wabaga ariyo wapfakariye, ukaza i Kigali nta bantu ufite, ukazana n'abana n'urubyaro nyuma y'ibyari bibaye. Simbizi ntabwo ari ukugira ngo mvuge ngo nk'ababandi ngo uvuge ibitari ngombwa, ariko ibyo ubona ko biri ngombwa byanabaye kugira ngo tugenderane hamwe tugende tuvuga ineza y'Imana. Wabitubwiye amambere wenda simvuga byinshi, yego, ariko amambere ndibuka twavuye mu giterane ahantu yitwa i Nyakagano, ni mu cyahoze ari Gafunzo kera. Tuva muri icyo giterane nari kumwe na groupe nyine y'abantu twakoranaga umurimo w'Imana muri ibyo biterane. Turaza tuzamuka ahantu ku isoko ryo mu Bushenge. Tuzamutse mu Bushenge tugeze ahantu ku gasozi gari turenze ku isoko ryo mu Bushenge, umupapa umwe twari turi kumwe arambwira ngo rwari nka ryari ese ndabyukara umwaka ni nka za 98 99 gutyo. Aravuga ati muhagarare numvise ijwi. Niko Imana ikora nyine, abantu baba bari mu bandi ariko bakumva ijwi. Yego. Ati muhagarare numvise ijwi. Turahagarara twese, twari abantu bagera nko kuri 6. Turahagarara. Aravuga ngo uzi ijwi numvise, ngo numvise ijwi rimbwira ngo tugiye gutandukana. Ngo kandi mama dudagiye kujya ahantu kure, tutazongera kujya tumubona nk'uko twishakiye, ngo tuzajya tubaririza amakuru ye nawe abaririza yacu. Ngo kandi ngo numvise ngo mama dudagiye kujya i Kigali. Abimbwiye ndavuga nti rwose aho uravangiwe tuvuga uvuye aho, iryo jwi rirakubeshye kuko ibintu byo kujya i Kigali rwose navuyeyo jenoside irangiye, mvayo nabi, sinifuza kongera gusubira i Kigali. Ariko tubirangiriza aho nyine turikomereza, nkayoberwa inzira ncamo ngashiduka ngeze hano ku rusengero. Ati rero muri iyo nzira najemo numvaga ijwi rimbwira ngo genda ubwire mu Madudu. Nari mfite umukobwa twabanaga wandereye bariya bana witwa Mukashema. Aracyahari? Aracyahari. Bani guha umugisha Mukashema. Aracyahari, yamfashije yambaniye neza, twarakundanaga. None akajya mfasha kurera abana banjye nta muhemba, ahubwo ari umuhamagaro yiyumvisemo. Hari n'igihe yewe yashakaga yageragaho kubera ko yahuriyemo n'intambara nyinshi nawe yazivugira sizamukashema njewe. Hanyuma ariko yahuyemo n'intambara nyinshi, baramutoteza, ujya kure bari abantu bajyamo nkande, hanyuma ibintu bikomeye. Hanyuma arihangana yashaka kubivamo. Ndibuka umunsi umwe yagambiriye mu mutima we kugira ngo azansigane n'abana. Hanyuma mu gitondo tutarabyuka twumva umuntu arakomanze, araza aramubwira ngo Mukashema, Imana irantumye. Yaravuye ahantu kure urugendo rw'isaha. Mukashema, Imana irantumye ngo niyo yakuzanye muri uru rugo, gumana n'uyu mubyeyi kandi niwe ugomba kumufasha abana igihe cyose azajya ajya ku murimo wanjye, niwe ugomba gusigarana abana. Hanyuma rero noneho kuri icyo cyumweru rero aza rero avuga ati ngewe ijwi ryambwiye ngo wowe na Mukashema mugiye gutandukana. Mugiye gutandukana, ngo Imana yambwiye ngo wowe nkugereranye na Eliya, wowe mu Madudu, Mukashema mugereranye na Elisa. Hanyuma rero ngo Elisa Eliya agiye kumukurwaho. Ndavuga nti se yitwa Moyize uwo mugabo. Ndavuga ngo ko numva
umeze nk'umuntu wavangiwe, ahubwo wenda wabyumvise nabi, wenda ahubwo Mukashema yaberiya ngewe nkaberisa, kuko Mukashema n'umwana w'umukobwa, ejo yashaka umugabo akankurwaho, ngewe se ndakurwa kuri Mukashema njya hehe? Umva sindi kubishyikira. Hanyuma biraduca ati hoya, Imana nuko yambwiye. Yari afite ishami ry'igiti, yari yazanye ishami ry'igiti rifite amashami abiri. Afata agashami kamwe aragahanyura. Kuhanyura ni Ikinyarwanda cyumvikana? Yego, njye ndabyumva, sinzi abandi uko babyumva. Cyangwa se aragatanyura. Noneho aravuga ngo uku nguku iri shami ritandukanye niko Mukashema, niko Elisa na Eliya na Elisa batandukanye, uko iri shami utarisubiza ku giti niko mutandukanye, ntabwo muzongera kubana. Imana wowe mu madudu, Imana igiye kugukura kuri Mukashema. Ngo nubyo yantumye, ngo nta n'ibindi yantumye. Ndibaza ko kandi ba madudu ngo ugiye kujya i Kigali. Hanyuma rero birancanga, turamuherekeza tumugeza ahantu Nyarushishi, turicara na Mukashema. Mukashe ngiye kujya ngo ngiye kugukurwa, se nzajya he kuko? Ati nanjye ubu birancanga, se wenda ko ari kuzajya gushaka umugabo ngakubura, ubu ngewe ngiye he? Arambwira ati simbizi. Hanyuma rero nyuma yaho naje kubona ibintu bikomeye ntari buvuge, by'ibimenyetso bikomeye, icyo nkozeho cyose kikanga, icyo nkozeho cyose kikanga. Wari winangiye. Noneho rero sinzi ukuntu naje kwiyumvamo kuza gusura, hari bakuru bacu bo kwa mama wacu bari baravuye muri Kongo, babikabuga batubwira ko babikabuga, Ikabuga sinari mazi, nari nzi Kigali ariko Ikabuga sinari mazi. Numva nshatse kuzajya kubashakisha abasura, ndatega nzi Kigali, ngeze i Kigali njye Ikabuga gushakisha abo mama. Ndagenda ndababona, maze kubabona umwe muri bo umukuru umwe muri bo niwe mwuzukuru w'imfura kwa sogokuru. Arambwira ati ariko ubundi wakana we uri gukora iki hariya? Uri gukora iki hariya? Warapfakaye imiruho ni yose, hano Ikabuga ko ubuzima buhari, waje ko wanaza ko dufite ahantu twagucumbikira. Hanyuma rero niyo wanafata isuku ugahinga, n'iwanyu utunzwe no guhinga, ko wahinga abana bakaba hano akantu, niyo warundarunda irimba ry'ikijumba ko washyiramo umugozi, ejo ugakuramo ikijumba abana. Arabinyigisha nta nafashe umwanzuro. Ndagenda biganiriza muramukazi wanjye umwe, arambwira ati nta kibazo waziyizira, n'ubundi ntacyo uri gukora hariya. Nuko rero nuko nafashe umwanzuro wo kuza ndaza mpitira Ikabuga. Ariko mu by'ukuri Ikabuga ntabwo ariho nagombaga kuba. Hanyuma ngeze Ikabuga nahabaye amezi 8. Nyuma y'amezi 8 nabwo birindura mu bundi buhamya ntavugira aha ngaha, nisanga ngeze mu mujyi. Nuko rero naje i Kigali nzanywe n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rigenda rinyura mu bintu bikomeye, rigucisha hirya no hino, ariko ukazagira aho Imana ishaka ko. None dore ntuye Norvège. Nukuri yengezemo hano, nukuri hasa neza. Imana yakoze ibikomeye. Biragaragara nyine, biragaragara. Ineza y'Imana, imvugo y'Imana bivuze iki kuri wowe? Imvugo y'Imana cyangwa ineza y'Imana bivuze ikintu gikomeye kuri njye. Nicyo gituma numva mu mutima wanjye, numva nkunze kubaha Imana ku rwego ntago nabona ikigereranyo cy'urwego numva nakubaha Imana. Maze iminsi numva nta yandi masengesho mfite, sinasaba Imana ibiryo Imana yarabimpaye. Sinasaba Imana imyenda, Imana yarayimpaye.
aka kazu kanjye ubona nubwo ari gatoya karankwiriye gahwanye n'uko ushaka mbona kibe kinini se ubu gahwanye kirararemo n'abandi numva gahwanye nanjye rero maze iminsi numva mbwira Imana ngo Mana undindi uri n'intambwe z'ibirenge byanjye hanyuma unyigishe kukubaha birenze uko nagiye nkubaha mu bihe byashize ndumva ashaka kubana n'Imana ku rundi rwego bitewe n'iki rero bitewe n'ineza y'Imana amaso yanjye yabonye Imana ivuga ngo nzakugirira neza yarangiza ikakugirira neza no hari igihe njya mbona yarangiriye neza birenze ibyo yambwiraga buriya nkunda kubwira abantu ngo Imana ikubabaza cyane izakwishimisha cyane ikuriza cyane izanaguhanagura cyane ikaguhoza urumva rero ineza y'Imana ivuze ikintu kinini kuri njye kuko hari igihe mu gitondo hari igihe nkunda mu rukerera nkunda gukurura ineza y'Imana uri mu bantu bareba sitati zanjye nicyo ngiye kuvuga uri mu bantu bareba sitati zanjye iyo nabyutse mu rukerera ngakurura ineza y'Imana ndavuga nti ibi bintu mbigumanye mu mutima wanjye nshobora kubasitinga urumva yego Imana ishimwe dusigaye tugera tukakutamo n'akongereza nuko ntazi cyinshi ariko nkako kubasitinga ndakazi uri umuserebo urumva yego aka ngaka n'ubundi ubuze umuntu uri mu cyaro yazamenya aka kantu bisaba kwambuka ariko nyine no kuza mu mujyi bigenda bituma nyine umuntu asirimuka no mu mutwe no mu mivugire Imana ishimwe hanyuma rero burya uzabona nazindutse ngakora ishene ry'amasitati mba nakuzindutse mu rukerera ngakurura ineza y'Imana ngakurura ineza y'Imana ngahera iyo ngiyo iwacu iyo ngahera ndi umwana nkareba ndi umwana mama yarapfuye nkareba ubuzima bw'ubupfubyi nkabukurura nkareba maze nshatse kumubikira bikanga nkareba mvuye mu by'ikibikira byanze nkareba nshatse umugabo nkareba amahoro nari mfite umugabo ahari ariko nabwo atuzuye kubera ibindi bintu andi mashami y'imibabaro yaturukaga hanze y'urugo rwacu hanyuma ndakurura ndeba umugabo maze gupfa nkareba ibi byose mbitekereza nko mu minota mikeya umutima urihuta cyane gira memoire nkabitekereza ngatekereza umugabo amaze gupfa ngatekereza amakuba nahuye nayo ngakurura utwana nari mfite Imana ishimwe ko nkunda kwifotoza ubundi kandi reka mbikunde uyu munsi amafoto nagiye nifotoza n'utwana twanjye tukiri dutoya uyu munsi yivugira ubutumwa uyu munsi avuga ubutumwa hari igihe postinga aba papi Clever yambaye akashati yari afite k'umuhondo n'agakabutura akavuga ati se noneho wamwambikaga agakanzu abana nasaga agakanzu ahubwo agashati karengaga ku gakabutura kakamera nk'agakanzu ayo mafoto rero uyu munsi afasha kuvuga ineza y'Imana ushyira mu ngiro ya ndirimbo ngo ifoto y'urwibutso udufoto tw'urwibutso ndadufite hanyuma rero niyo mpamvu nkunda ngiye kwifotoza abantu babizi baravuga ariko ngukunda amafoto reka nyakunde amafoto hari egera ifoto ukibuka ibyo bihe wari urimo muri icyo gihe yego cyane rwose hari ukuntu nkunda gufata udufoto nkaduhuza ujya ubibona ngafata agafoto ka kera nkagahuza n'iy'ubu ngubu hanyuma rero nkavuga nti Yesu rwose ufata umuntu wapfuye ukamuzura ukongera ukamuha ubuzima kandi ariya mafoto yo na postinze abantu benshi baranyandikira bakambwira bati umva iki cyo ni igihamya gifatika ubuso yo ni wowe ntiyego ninjye bati iki ni igihamya gifatika nutaba atizera ko Imana ibaho ibi ngibi bimuhesha kubona ko Imana ikora igihe rero uzabona na postinze kuriya ngashyiraho abana banjye n'abakazana ngashyiraho utwuzukuru twanjye buriya mba ndi gukurura ineza y'Imana nkagenda mbitekereza nkabona amaboko y'Imana akomeye nkabona ukuntu najyaga ntekereza hari igihe kigeze kigera Diyodo ndavuga nti rero ubuzima burananiye ndabona nta kubaho ikintu cyiza cyambaho yaba
warumpaye nk'urupfu nkipfira iby'abana simbyitayeho abana bajya muri orphelinat bakabaho nk'uko n'abandi babayeho basigaye batagira ababyeyi ariko n'ubundi ubusaba abana ubundi mbamariye iki nitwa ko ari undi nyina ninge responsable wabo wabasigaranye none abana bagiye kumpfana n'inzara use mbamariye iki ndavuga nti rero ntariho abantu babagirira impuhwe bakavuga ati reka dufashe aba bana hanyuma rero ariko icyo gihe naranabisengeye nkajya mvuga nti mana wambabariye ugashyira iherezo ku buzima bwanjye ko ndeba n'ubundi abana bampfiriye mu maso nanjye nkaba mbapfiriye mu maso ndibuka icyo gihe nta muhanuzi ntaki ijwi riranyibwirira ngo azabona ishyano umuntu utebutse umunsi w'Uwiteka itanihana ndavuga nti ubwo ninjye n'Imana hari igihe cyageze nkajya nsenga amasengesho yo guceceka nkajya ngenda nsengera mu mutima niha yandi bita kuniha Bibiliya iravuga ngo abisirayeli banihishijwe n'uburetwa iyo bavuze iryo jambo kuniha ngenda ryumva ko nasenze amasengesho yo kuniha nkajya numva nta magambo ngifite yo kuvuga ahubwo nkajya nsenga mu mutima niha mbwira Imana ngo Mana noneho niba gupfa bidahari imibabaro yose wagennye ku buzima bwanjye yizana uyimara inyuma yimareyo hanyuma numara kuyimarayo ishizeyo untabare hanyuma rero mu gihe gikwiriye cy'Imana Imana irantabara Imana iduha kuba Imana iha abana impano ziriya yabahaye Imana izikoreramo kuko aho tutabona ineza y'Imana ni wambwira use abantu bose ntibatunga ibitabo bya kantike ntibabitunga kuvuga ngo kantike indirimbo zo muri kantike zazamuye Claver ku rwego yurira indege akajya i Burayi bugacya akajya muri Amerika kongera agasubirayo atari we wa mbere uziririmbye atari nawe wazihinduye atari wazihanze wabyumva utese Imana rero mu neza y'Imana igukirisha ibintu abantu batatekerezaga ko byavamo umukiro yego cyane ejo hari umuntu watwigishije neza cyane aratubwira ngo umuntu Imana ifiteho umugambi umuntu uzagirira Imana umumaro ngo akirira mu biganza by'umwicanyi nibyo ubwo rero natwe rero mu bintu bisa n'ibitafatika Imana yakuyemo ibifatika hanyuma rero uyu munsi turiho uyu munsi turarya uyu munsi turambaye umunsi abantu bakunze kuvuga muri iyi maze iminsi nkurikirana by'ibiganiro sindabisobanukirwa neza nshaka kuzashaka umuntu umwe wenda w'umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa nkazamusobanuza neza n'ejo nahoze numva ikiganiro ku wa gatandatu bari kuvuga ngo ukuntu ngo abantu bananirwa kuvuga Yesu ngo ahubwo bakavuga ngo imirimo Yesu yakoze ngo bakananirwa kwigisha Bibiliya ngo ahubwo akazana ubuhamya ikibazo nagizemo ni iki none ko mbona Bibiliya yose ari ubuhamya niba umuntu azagahagarara hariya agasoma agafata Bibiliya akadusomera ngo nuko Yesu ngo asanga ngo umurwayi ngo wari umaze ngo imyaka 38 ngo ku kidedezi ngo hanyuma rero ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe witahire wigendere ngo hanyuma yikorera uburiri bwe aragenda kubyumva ariko ntiwari uhari si ubuhamya ubwo se si ubuhamya cyane none niba umuntu ashobora guterura aya magambo akayatwigisha gutya akayatwigisha akatubwira iyo neza Yesu yagiriye umuntu utari ufite umuntu umunaga mu kidendezi ngo abantu bose babaga bafite bene wabo banagama ariko ngo hamara imyaka 38 yarabuze umuntu umunagamo hanyuma Yesu aje ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe nese uyu munsi Yesu ndagikiza indwara cyane none umuntu nahagarare hari asa akavuga ngo nakiza indwara kukibaha agaciro uwo Yesu yagikoreye ibyo ngibyo icyo gihe niba agaciro umuntu uri kubitwibwirira uyu munsi Yesu yagiriye neza noneho ubwo niba Yesu abigishwa baramubwiye ngo
abigishwa baramubwira bati rero ngo yari ari ku musozi ari kwigisha abantu, aramubwira ati rero abantu rwose barananiwe, basezerere bataye, barashonje kandi nta byo kurya dufite byo kubaha. Yesu arababwira ati ibyo byoroshye, ubundi se nta kintu kiri aha ngaha, ngo bazana amafi 2 imikati 5. ngo Yesu atubura iyo mikati, atubura ya mafi, ngo bararya, ngo basagura intanga 12 zivuye mu mikati 5. none se uyu munsi nimvuga ngo Imana yarangaburiye, hari n'ukuntu abantu bapfobya amashimwe y'abandi. Umuntu akaba yavuga ati Imana najyaga mbwirirwa nkaburara, ati none nanjye nsigaye njya kavange, kavuga ati mvunguwe, tuzubashimye iki, abandi amafiriti abantu bari kuyavaho, bayavuyeho, none wari gushima imvange. ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Ariko reka nkubwire, birashoboka ko umuntu ari kurya ifiriti akagera no ku rwego ayihaga, ariko arayihaze, ariko iyo firiti ari kuyirya nta shimwe afite, ari kugira ngo ni ibintu bisanzwe. Gufata ineza y'Imana bakumva ko ari ibintu byagakwiye kubaho, bakabona ni ibintu bikwiriye kubaho. Patrick yageze kumbwira ngo ukuntu ngo ari ku ishuri, ngo hari umwana ngo yigeze kuganiriza ubuhamya, namubwira ukuntu twagiye dusonza, ati twarasonzaga, aravuga ngo Patrick ngo mwaraburaraga kugeza ku rwego mubura n'ibirayi. ariko bana yanjye nk'uwo mwana rero kumubwira ngo Imana ishimwe gusigaye mpakavanye bakarya ngo kumwora nijoro, ntiyabyumva. Ariko abantu bajye bareka tuvuge ibintu Imana yakoze, kandi ijambo riravuga ngo ntimuzibagirwe. ntabwo twakubagirwa, ni kwivuga. Ndarikunda cyane ijambo Mose yabwiye urubyiruko rw'Abisirayeli, avuga ngo wirinde gusa we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ngo ahubwo bimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Ibyo ni ukuvuga ngo uruhererekane rwo bazagukomokaho uzagenda ubabwira amaboko y'Imana cyane. Aleluya. Ndikumva mfashijwe. Urukunzamura. Ubafashijwe cyane. Imana ni nziza. Imana ni nziza kandi yatubereye umwizerwa ibihe byose, n'abataremeraga bagenda bemera gake. Rero iby'abantu kwibagirwa, buriya niba ari ikosa Imana ipfa n'abantu no kwibagirwa, kuko iyo uzirikana, iyo urushaho kuzirikana, ntabwo wibagirwa ineza y'Imana, wibuka Imana yagukuye, ukagirira abandi neza. Rero umuntu buriya ajya gukora ibyaha kubera ko yibagiwe. Urumva, umuntu ajya kugambanira igihugu kuko yibagiwe. Urumva, rero kwibagirwa ni ikintu kibi cyane, even uretse n'ubwo bitaba muri ubwo buryo, no mu buzima busanzwe ntabwo ari byiza. Jya uhora uzirikana, niba hari umuntu wakugiriye neza umuzirikane, kubera ko ntabwo ari ibya buri wese. Bajye bareka tuvuge ineza y'Imana, dushimira abantu batubanye mu bihe batatuvuyeho, mu bihe by'amakuba, kuko bari abantu dukwiye kubaha agaciro cyane, kandi tukavuga ineza y'Imana. Ego Bibiliya rwose ni ngombwa kandi ko tuyivuga, kandi tugomba kuyivuga. Tugomba kuvuga ijambo ry'Imana ariko tukarisanisha n'ibyo Yesu akora uyu munsi, kuko amaboko y'Imana ntabwo yabaye kuba Bibiliya itubwira gusa, amaboko y'Imana natwe turiho, kandi akorana natwe. Imirimo y'Imana iragaragara kandi ifatika. Ubu se yari umupapa uyobora abadiyakoni iwacu, nahoze muganiriza ndi kumubwira nti ngewe mfite yubile y'imyaka 60, narakererewe muri 50, none ngiye kuyikora muri 60, kandi reka nyikore muri 60. nuko nkimara gupfakara, urabona nyine nahise nkizwa muri 95. Noneho maze gukizwa nkajya nkunda gusoma ijambo ry'Imana, nza gusoma ijambo ry'Imana. Hariya Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ko azajya agenda ahugura ibyiciro, ageze ku bapfakazi, aya magambo nyavuge ko ari kumfasha. Ageze ku bapfakazi aravuga ngo umupfakazi usigaye wenyine,
ngo agumya kwiringira Imana no gusenga ku manywa na nijoro, ngo udasenga ngo abapfuye ahagaze. Aravuga ngo bategeke ibyo kugira ngo batabaho umugayo. Ageze hepfo aravuga ngo kandi umupfakazi ntakandikwe ngo keretse agize imyaka 60. urumva. Hanyuma rero icyo gihe nyasomye akoba karamfata, ndavuga nakijijwe 95, nari mfite imyaka 29. Ndatekereza imyaka 29 nkijijwe 60 nzayigira nkiriho kubera ubuzima nabonaga. Niba se nzaba nkiriho, nzaba ngikijijwe, nabiterwaga n'iki? Nabonaga abantu barabahanuzi, nkabona abantu bakuze, ukabona babivuyemo baraguye, bakavamo ubuntu bw'Imana bakabujugunya. Hanyuma rero nkavuga nti ngewe imyaka 60 nzayigira nkiriho, niba nzaba nkiriho nzaba ngikijijwe. Hanyuma noneho ndavuga nti none 60 ndayigize, nahoze mbimubwira 60 ndayigize nti rwose mumbe hafi dukore yubire, mumbe hafi munshyigikire, wenda reka ngewe mfite amashimwe yanjye by'umwihariko ko nari naragiye Imana ngo nimbona mpagejeje nzashima Imana, ariko namwe itorero sinabakojeje isoni. Namwe hari ishimwe mufite iby'uko hari umupfakazi utarakojeje umurimo w'Imana isoni. Arambwira ati mama Dudu, ibintu byawe tujya tubona Imana yaragutonesheje kurusha abandi, twibaza ahubwo impamvu Imana igira abantu yitonesha n'abandi idatonesha. Ukisubabaraho mpita mubwira nti ntago ari ukuntonesha kurusha abandi, ahubwo ikwibabaza cyane ikazakwishimisha cyane. Ubu rero mu myaka yanjye y'ubusaza, kabwiye ubusaza ko uyu munsi bagita ubusaza ahubwo banjye. Ni imyaka yanjye y'ubusaza, reka nyine nanjye Imana ingirire neza. Ati koko pe, ati baravuze ngo, niko yambwiye, ati baravuze ngo gukerereje gwira nagutegera. Amen. Atumva ati yaragutegeye, twese turabibona, naho utakwirirwa uvuga ibitangaza byabereye mu maso yacu, naho utavuga niyo utambutse birivuga. Iyo ni neza y'Imana. Nukuri turashima Imana kubw'ibyo byose. Hari buriya nta kintu kiba kidafite impamvu. Nkuko ndeba stati zawe, hari ntiwaruzi teme turaganira, twari dufitanye gahunda, ariko nagiye kubona mbona nicaye, mbona wanditse ngo ndi umutangabuhamya ko Yesu agira neza. Ndavuga ati wow, turajya gukora kiriya kiganiro ari mu mavuta. Nahise mbibona ko nzi ko turaganira ku neza, ibyinshi warabivuze ku neza y'Imana, guhamya iyo neza y'Imana. Rero icyangenzaga cyane ntabwo cyari icyo ngicyo, kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire, ngize ngo tubanze tunyuremo gake kuri ubwo buhamya no ku neza y'Imana. Ibyinshi wagiye ubivuga, ntabwo byose twabivuga ngo tubirangize. Nuko navuze ni umwaka mushya, ni umwaka mushya, ibintu bishya, ibyiza byinshi. Iyi tamoro iciyemo y'igihe ntari gukora, benshi bagiye bambwira ati nudakora amatiku ntabwo uzarebwa. Ndavuga ati ubu si njyewe, ubu si njyewe, nshaka gukora ibintu ku buryo n'umwana wanjye azaza agasanga narabikoze, akavuga ati wow, papa wacu yakoze ibintu byiza mu gihe cye, mu busore bwe. Ndavuga ati sinshobora, ndacyari umusore, ejo nzatereta nshake. Ibaze gukora ibintu sibyo, nkakora ibintu bibi, ejo background ya ibintu byacu ntago bisibama, ntago bisibama. Nibi turimo gukora, abuzukuruza abantu n'ubuvivi ni bose bazagukomoka bazabibona. None bamwe bakaza bakambwira ati ibi bintu byacu wabijemo ute? Ndavuga ati rero bose babijemo ariko
muri iyi tamu rumaze ntari gukora navuze ati niki nazana gitandukanye n'icyo abandi bakora. Kuki abantu mbona bacicikana iyo umuntu yapfuye? Ujya ubibona cyane cicikana ati mama tutu Twese mama turacicikana. ati mana yambereye imvura n'iki. Nkavuga se kuki umuntu abangukirwa kuza kwandagaza undi bikamworohera? Uri kumva icyo kintu? Bikamworohera, ariko bya bindi bavugaga twagenda tujya mu murongo neza w'intuza teme yanjye, ariko ukabona umuntu kuvuga undi neza babigize kwibonekeza, urumva ntibiri ngombwa, ntibiri byiza. Kubera iki uwo muco? Kuki nifuza kuzaza kuvuga mama Dudu neza, mama Clever neza, kandi twarabanye twaragendanye igihe kinini, ari uko wapfuye? Ni ikibazo. uturabyo nge muzatume ejo bundi ndavuga ati rero mutushakire mama uturabyo. Clever, njyewe ubu content ngiye gukoraho mushimire akiriho, Aha. kuko hari abantu batubereye inyangamugayo. Nta giti kimwe gikora ishyamba, Oya, umuntu agirwa n'abandi. yego. Ibyo byose rero ntabwo dukwiye kubizirikana ari uko umuntu yapfuye. Nze kubivuga ari uko utari no kubyumva, si no kubivugira kuri iyi kamera. Urabizi turaganira cyane, ndakubwira ngo ndagukunda, akantu twibukiranya ati ntikaraba ariko tuzakavuga tukaziranyeho. Yego, uri inshuti yanjye. Burindi menyana n'uyu mubyeyi namenye kubera Clever. Clever twari inshuti, n'ubu turi inshuti. Twabaye inshuti turamenyana. Rimwe arambwira ati ndashaka kugira ngo cyangwa tuze dusengane. Nabaga i Musanze turi inshuti, araza turasenga. Nubwo twari inshuti ariko ntabwo nari nzi ubuzima bwe. Buriya nta nubwo akunda kubivugaho cyane. Yabivuga igihe cyangombwa. Igihe cyangombwa. Nabyo rero kugira ngo abivugeho yabivuze tumaze gusenga. Imana ivuze ibintu byinshi pe, byinshi. Ndanashima n'Imana ko byinshi yagiye ibisohoza. Byose byarasohoye. Ndatekereza byavuze ni kimwe gisigaye. Yego, kandi nacyo kizaza kiri hafi, ndabizi. Tuganira mbwira ubuzima yanyuzemo, nibwo ya bose turaganira. Nyuma turangije cyane numva muri njyewe ngize ndavuga tuzampuze n'uwo mubyeyi. Ndashaka, arambwira ati ariko Dudu uzaza kudusura. Ndavuga ati nzaza. Turaza, naraje nako namenyanye na ba Musinga, nabo turamenyana ba Dudu, nawe tuba inshuti cyane. Kandi icyanzanye kuri ubu icyangenzaga cyane ni ukugushimira. Ni ukugushimira. Imana ikomeze iguhe uburame, ibyiza birenze ibi. Imana ikomeze ibiguhereze. Ikomeze ibiguhereze pe. Ndagushimiye. Ubona yifuriza ibyiza. Ndamukunda. Igituma rero ngushimira cyane, akenshi ibi bintu iyo uri kubitangira ntabwo abantu bakugirira icyizere, nta nubwo bakumva. Ariko mu bantu bose naganije uri mu bantu babyumvishe byihuse, kandi ubona hari igihe umuntu akwemerera ikintu ariko ukabona ni nko kukwikiza ukuntu. Ariko wowe waje nimba njye ndabibona ko icyo ugambiriye cyane ni ukugira ngo ushyigikire ibintu bigende neza. Kandi n'ubu ngubu ndabizi ko wari warahagaritse gukora ibiganiro, ariko naje nkugana ndavuga ati ndagushaka. Waranyumvishije cyane. Yego, ndagushimira ku bwa byose. Ni ukuri abantu muze dukora ibiganiro byiza. Mushimire akiriho. Mushimire akiriho. Tutarakomeza, hari abantu bakubereye ibiraro. Hari abantu bakubereye ibiraro kubugeza hano ntabwo ari uwigejeje, ni Imana, ariko Imana ikoresha ba bantu. Mama Clever, ntabwo duteye ipfunwe no gushimira abantu batugiriye neza, batubereye ibiraro. Abantu batanu
batanu bose ntiwabarangiza. Urebe hariya muri kamera unabavuge mu mazina kuko ibintu ntabwo bizibagirana, nabo bazabibona ku mutima. Abantu batanu uvuga ati aba bantu ikintu ko gikomera, aba bantu batanu ngiye kubashimira, mwambereye ikiraro umutima wanjye. Ni benshi pe, ndabizi ko ari benshi, ni benshi, ariko ngusabye batanu hatarimo abana bawe, nzi ko bagukorera byinshi, baragukunda. Abo bantu batanu bakuzeho aka kanya, bakuze ku mutima, ushimira, ubashimira, ureba muri kamera uvuga ati Mana, imbere y'Imana n'iyi kamera ndabashimiye ibyo mwankoreye byankoze ku mutima kandi ndabizirikana. Ushimire akiriho. barahari barenze batanu, ndabizi ni koko kandi barenze batanu. Ariko ubu tuvugana, reka mbanze nshimire Mukashema wamfashije impinja. Mukashema naranamuhamagaye ndamubwira ngo kuri anniversaire yanjye, kuri yubile yanjye, ugomba kuzaba uhari ukaza tugafatanya ishimwe. Ubwo mutangiriyeho kubera ko ari wakoze umurimo ukomeye. Nanjye namushimiye. Mukashema yaramfashije, yemera ibitutsi, yemera amagambo, ariko aravuga ati aba bana, buriya n'abana banjye baramwemera, baramwemera sana. N'umuhungu we kwa kundi nyine yandereye, n'umuhungu wabo kwa Clever, umuhungu wabo kwa Clever ni umwe ukora kwa Kenkaye, muri Kenkaye. N'umuhungu we niho aba, kandi ajya kumwohereza, yamwohereje nawe famiye zamutereranye. Noneho famiye zimutereranye, Mukashema abaza papi ngo papi mwamfasha uwo mwana ko ashaka kuza gukora stage i Kigali mukamumpera icumbi. Aravuga ati reka njye mbanze mbaze Dorcas. Aragenda bibwira Dorcas. Dorcas aravuga ati Mukashema witangiye kubarera, twebwe twakunga gufata umwana we. Mukashema abana banjye bamuha agaciro ko yarabareza, arabakarabya, arabazi, mbese arabazi nk'uko ngewe nyina wabo mbazi. Yarabakarabije, yarabatekeye, yarabagaburiye, yarabaryabije, akabakunda, akabakorera n'ibintu ngewe ntabakora. Mukashema yambereye harya wa wundi watwaje Yesu umusaraba, ni nde harya Simoni. Mukashema yambereye Simoni, yafashe ku musaraba wanjye antwazaho. Amen. Ndamushimiye. Undi muntu shimira, ndashimira muramukazi wanjye, arabizi ko dukundana. N'uwo wamupostinze. Sheri wanjye rwose, sheri wanjye abyumva, aho ari azumva iki kiganiro azabyumve. Sheri wanjye ndamukunda, ndamukunda, kandi reka mukunde, mfite impamvu zo kumukunda. Buriya Epifania kuva njya mu muryango w'iwabo, buriya nta nubwo ari muramukazi wanjye direct, n'uwo kwa se wabo n'umugabo, ariko barakundanaga cyane. Noneho urukundo bakundanaga n'umugabo wanjye, umugabo wanjye atagiha n'injya rukundo, ku rwego Clever akora ubukwe yabwijanditsemo, aravuga ati ngewe umwana wa Alias ntiyakora ubukwe ngo mbure ko ni ngewe se. Yaraye amajoro bakajya Musanze kuvugana nabo n'imiryango, kajyana n'arundi nawe nza gushimira, kajyana n'abandi, akavuga, aramubwira ati Clever ngewe n'ingeso, aritwerereza, agahamagara Clever akamubwira ati ngwino mbonye 500 akayamuha. Mwana waje ukeneye iki? Ati ndabura igitanda, akamuhamagana ngayo kujya kugura igitanda, kugeza ku rwego yambwiye ati mama Dudu, ninjye uhagaze mu mwanya wa Alias, ntago nshaka kuzambara umwenda w'umukodeshanyo, ndashaka
kukugurira umwenda ndabizi yari ahaba yari kukugurira umushanana ngwino nguha amafaranga reka nkohereza amafaranga ujye gushaka umushanana uzambara ku bukwe bw'umwana wa Elias. Ibintu byose abyijandikamo kugeza no ku rwego no mu bukwe bwa Claver yavuze ngo yafashe umuryango arawegeranya afata amafaranga ye aravuga ngo sinshaka ko tugomba gutanga inka muri ubu bukwe ariko inka ngiye gutanga ntago nyiha Claver ahubwo ndayiha mama Claver kubera kuko yatubereye umukazana mwiza yihanganira imibabaro aturerera abana none dore kugeza ku rwego ashingiye umwana wa mbere. Inka turayiha mama Claver. Uwo muntu asaba gushimwa cyane n'uyu munsi kandi yambereye imfura. Mushimira kiriho ndamukunda ndamushimiye zakomezane namushimire nkunda kumutaka nkamupostinga nkamuvugaho ubukamba bwinshi umva ngemba numva sizi ukuntu mba numva ameze kuri we n'inshuti yanjye cyane ndamukunda. Uwa gatatu ndashimira umushumba Pasteur Aimable. Birangora kugira icyo muvugaho umubyeyi ariko ni umubyeyi mwiza. Wenda iki kiganiro azakireba n'abandi bantu bazakireba ariko Pasteur Aimable Imana imuha umugisha imwongera umugisha ikomeze yagura umugisha. Kwifata umuntu w'umupapa w'umupasitoro akemera gufata abana batarabo muri famiye. Wenda yaba nk'umufamiliye twari kuvuga ko wenda yabikoze mu rwego rwo kugira ngo wenda azibe icyuho cyo muri famiye ariko noneho gufata abana akabitabe agakora inshingano za kibyeyi buriya niwe nakagombye kubanza gushimira ariko muri batanu urwego mushimiyemo bariya nashimiye nuko wenda aribo bahereye kuri fondasiyo y'impinja azabyumva byumve nawe hanyuma rero ariko ndamushimira kwemera kwishyiraho. Birashoboka ko nawe yari kuba mu mubare wa babandi wenda bavuga bati kuki yemera kwitwa se w'abana ubwo simvuze byinshi ariko arabyirengera yikoreye umusaraba arabyirengera antwaza umusaraba buriya kandi ajya kubonana na Claver narabisengeye. Hari igihe Claver yabaye nk'umuntu ucanganye icyo akajya avuga ngo ubu buzima tubayemo ngo kubera ko ntagira data mbona arababaye tugiye gusenga aravuga ati ndabiretse singiye no gusenga arabireka aranyihindukana kandi hari mu cyunamo ubwoba buranyica ngira ubwoba ndavuga n'umwana wanjye ariyahura. Hanyuma rero aho ngaho rero uwo munsi niho natangiye gusenga mbwira Imana ngo Mana akivuga ibyo bintu mbwira Imana ngo Mana sinzi ahantu wakura umuntu uzomora ibikomere by'uyu mwana ariko ufite abantu mu bantu ufite ngusabyemo umuntu yava ibyumba yava Igisenyi yava Nyagatare yava aho uzamukura hose mu Rwanda ndabizi muri uru Rwanda turimo harimo abantu ndabizi ko ufite abantu wisigarije nkuriramo umuntu yego uzajya uzambera umujyanama w'uyu mwana akamuvura ibikomere. Bisenga Claver ntiyarabizi nibyo ni nyine n'isengesho ry'umutima wanjye. Hanyuma ngashiduka baje kuzahura na Claver mu buzima ntarondora kugeza ku rwego amuhamagara akamushyira muri biro ye akamuganiriza akamubwira ngo wa mwana we uyu munsi ujye unyita so. Claver araza arabimbwira kandi koko aba papa we akajya amwicaza akamugira inama akamubwira ati ntuzagendane n'udukumi tw'iki gihe dore uri umusore w'igikundiro akamugira inama akamubwira ati shaka ko uzavamo umugabo uzamara mama wanyu umubabaro dore ntigeze ashaka undi mugabo mama wanyu yarihanganye hanyuma ejo heza he ni mwebwe. Imana ishimwe ko inama yagiye amugira yazumvise kandi uyu munsi Claver akaba ari umuntu w'umugabo uhagaze mu cyimbo cya se
hari igihe nyashimana nkumva biranyuzuye nkavuga nti Claver ahagaze mu cyimbo cya se. uyu munsi nanjye njya mu bantu numva nta pfunwe mfite mu maboko ya Claver. Imana kubera inama za pasi z'umushumba papa wacu bituma Claver abamo umuntu w'umugabo umeze nk'uko ameze, amenya urugo rwe ariko agakurikirana n'urwanjye. Nta kintu naburira mu maboko ye na Musinga nuko barafatanya, ariko Claver ari ku rwego rwo hejuru cyane kubera inama zose umushumba yagiye amakambira ati ibyishimo bya mama wanyu ni mwebwe. Kandi koko nibyo byishimo byanjye, nibo byishimo byanjye, twuzukuriye tuje hano ndanezerwa. Ariko ibyo bintu byose yaramureze akagenda avuga ati iyi ni kirazira, jya unyura aha mwana wanjye, bigenze gutya mwana wanjye, dore kora gutya mwana wanjye. Hanyuma kugeza ku rwego Claver avuyemo umuntu w'umugabo wigirira umumaro, akawugirira n'abanyarwanda benshi. Abantu bakunda nsoma comment kavuga ngo comment ngasanga bari kuvuga ngo ariko ngo muzi kwirata, ngo bose babirata ngo ubwo wagaburiye nde. Ariko Claver akora imirimo myinshi, ntashobora niyo njye buriya ngira umutima w'impuhwe, niyo ndi kubona hari ibintu ntabasha gukora njyewe amaboko yanjye atashyikira gukora, mbonye umuntu ubabaye ndamuhamagara mbwira Claver hari umuntu umeze gutya akavuga ati icyo cyoroshye akagikemura, kandi mu gihe kirambye. Ubuhamya burahari. Ndashimira umushumba rero ibyo byose kuko yabigizemo uruhare. Imana imuha umugisha, navuze ngo imwongere umugisha, ikomeze yuzuze isendereze. Imana imuha umugisha. Imana ishimwe. Undi muntu wapfuye ariko Imana ishimwe ko yapfuye mushimiye, ni umumama witwaga Rosalia, twamwitaga mama benshi ku rusengero iwacu. Rosalia yatubereye Simone, yagiye adufasha. Abana bananiwe kujya ku ishuri, Farije yarabishiriraga ariko bakabura ibikoresho. Abandi baragiye bo bakamara nk'ibyumweru 2 bari mu rugo. Najya kumva nashobewe ndi kubaza uko bizagenda, nkajya kumva arampamagaye ambwira mama Dudu, yivugiraga bukeya, mama Dudu uraho nturaho, amakuru ni meza, abana se bagiye ku ishuri? Ntoya ntibaracyahari. Ye baba we ohereza umwe aze mubwire. Akagenda akamuha amafaranga yose yo kubagurira ibikoresho bakajya ku ishuri. Imana ishimwe, mu bukwe bwa Claver naramushimiye, mugurira impano ndayimushyira, ntiyabashije kubigeramo yararwaye, ariko ndayimushyira mu rugo arishima, apfa byibuze mushimiye. Bose uwa 4 hasigaye wa 5. Uwa 5 reka muvuge witwa Mama Fisi. Mafisi byarambabaje mu bukwe bwa Claver naramushimiye, tumuha impano ariko ntiyaza mu bukwe. Yaza mu bukwe sinzi uko nyine ntiyaje. Ishimwe rye ntiryamugezeho, ndabimubwira twaragushimiye ariko turakubura. N'impano izimiriramo aho hagati. Ariko Mama Fisi ndamushimira, ntabwo mugeraho, ntabwo bishobora kumugeraho nkuko yangeragaho. Ariko Mama Fisi, ikintu mushimira Mama Fisi ni iki? Mama Fisi najyaga ngenda, ndi kugenda muri za ngendo zanjye nkunda kuvuga, najyaga ngenda zitagira iyo zigana. Ariko none ubaga byanshanze nkagenda mu ngendo zitagifite iyo zijya. Hanyuma rero twahuriraga nka Nyabugogo, acuruza kwa Mutangana. Noneho twahurira mu nzira Mama Fisi afite ibintu yaratahanye ajyanye mu rugo. Agahita ambwira ngo Madudu ugiye he? Nkamubwira ngo nyine ndi kugenda. Akambwira ngo fata ibi bintu bishyira abana, ngo njyewe nzazana ibindi ejo. Akama kagafuka k'ibintu avanye kwa Mutangana yarajyanye mu rugo rwe. Ati taha ujye kugaburira abana. Yagiye abana banjye bakaba barariye. Sinzibagirwa, hari n'ikindi gihe abana bagiraga nk'ibibazo ku ishuri bakampamagara bakambwira ngo bafite ibibazo. Nkava ku rusengero nikoreye amaboko ndavuga none ndabigenza najya kugira gutya nkabara ngo bitanye na Mama Fisi. Ati wabaye iki ko ndi kubona utameze neza? Mama Fisi akambwe nkamubwira nyine ikibazo mfite.
akavuga ati ayo mafaranga abana bakeneye nangahe, ayamubwira atitaye ko ari buze kujya kurangura nimugoroba, atitaye agahita afata ya mafaranga akampereza ati kemura ikibazo cy'abana. Mama Fisi yantwaje umusaraba, Imana imuha umugisha, nzamushimira mu ruhame. Ariko Mama Fisi Imana imuha umugisha. Reka ngarukire kuri abo, nubwo hari n'abandi benshi bagiye yabavuga ngo birangire. Ikindi noneho nshaka, sibyo? Ndabizi pe, niba ari abantu bagukunda, ndabizi abana bawe baragukunda, umwanya wo kubihamya, kandi nawe urabakunda. Kandi yes, ubabwira ibintu byinshi, muganira byinshi, ibyo twe tutazi, sibyo? Hari byinshi ubabwira, ndabizi pe. Kuri ubu ngubu nubwo bafata aya mashusho tuba dukora, ibi ntabwo ari ibintu bizarangira, ibintu bizahoraho. Ugiye kumera nk'uganira n'abahungu bawe, urumva, umwe reka mpere ku mfura yanjye. Dudu. Reka mpere ku mfura yanjye, cyane ko we agira n'umwihariko we buriya. Niwe muntu umbwira kenshi ngo mama umeze ute, waramutse ute mama, nimugoroba wiriwe ute mama. Nubwo akunda, yagiye akura asobanukirwa ko nta kirutanye nawe umuntu. Ndamushimira rero ko ambanira neza, akashaka akankurikirana, agakurikirana amakuru yanjye. Hanyuma rero ubuheta bwanjye Papi Clever, uriya ni umuhungu w'igitangaza. Na kera na kare buriya twarakundanaga cyane kuruta abandi. Nta n'igihe twajyaga dushaka kubipfa na bene nyina. Mu kintu nyine yambwiye tubona nicyo yambwira, yambwiye ati mama ndamukunda, ukabona ko yabishimangiye. Hari igihe twajyaga dushaka kubipfa na bene nyina, nkavuga umwana wanjye. Rero na kera twaragendanaga, akagenda ncira inkweto, akagenda mfashe imyenda, niyambara udukamambiri twanjye akadukandagira tugacika, kubera ukuntu yakundaga kuba hafi yanjye. Niwe wakunze kuba muri cya gihe cy'abana batoya, niwe wantekeraga, niwe wankuburiraga, ku wa gatandatu yakuraga imiharuro, niwe wari umukobwa iwanjye. Hanyuma rero naho na n'ubu rero yarashatse umugore, kandi nagize umugisha, Imana impa abakazana beza. Dorcas ni umukobwa mwiza. Aho ahagereye rero yunganiye Clever, yaramwujuje. Hanyuma rero bafatikanya kwita ku buzima bwanjye. Iyo ndwaye barankurikirana, iyo hari ikibazo kibaye baba bari hafi. Hanyuma rero abana banjye ndabashimiye. Sinashimira Clever ngo sige Dorcas, ndabashimiye bombi. Dorcas ndamukunda cyane. Hari agafoto nkunda gupostinga, twigeze twifotoza twambaye udukanzu dusa, warakabonye? Uguze ko kama nzagashyiraho. Yego, nambaye agakanzu gasa na ka Dorcas, ndagakunda. Yahoze ati urwenya ariko avuga ati na postinze, ndavuga ntakakanzu, aka gafoto nubwo arakakera, ariko ndakibutse agakanzu karimo ubururu n'intuzu turabukora. Nana aravuga ngo ariko ngo akandi karakwiriye. Yahise avuga ngo dukwiye gushaka kandi gafoto, ariko new version. Ariko rwose mbashimiye bombi, kuko uyu munsi ntakiri Clever wenyine, ni Clever Dorcas. Hanyuma rero barafatanya rero, ndabashimiye cyane cyane
cyane ntacyo nabona nabaha, nta mpano ufite nabaha, ariko uburyo bakurikirana ubuzima bwanjye neza. Niba birivuga ngo wowe so na nyoko bakaba banyubaha, ntabwo bazaviramo aho, bazavanamo umugisha ukomeye. Hanyuma rero bucura bwanjye rero Musinga w'i Rwanda, Musinga ni inshuti yanjye nyine, urumva nawe akana gaheruka ku ibere. Cyavuga ngo niba asize agize mu nda. Ndamukunda nawe, ibyo ashoboye byose arabimfasha. Buriya we afite umwihariko we, kubera ko twavuze ngo hari igihe turi gusenga Imana yamubwiye ngo ndabizi ko uri umunyantege nkeya, ngo ariko ngo tungwa n'amasengesho ya mama wawe. Abita mu gutwi, avuga ati yewe ninshaka nje niryamira nisinziriye mama arasengera. Nyuma rero arambwira ati mama, ahantu hose nuko nyine bitakemeye kwirukanka mu misozi na hehe, ariko yarambwiye ati nushaka kujya gusenga, nushaka uzajye heye, itike ni njyewe uzajya nyiguha. Kuko urandenge umfatiye runini. Musinga mitike yo kujya gusenga, Musinga yo muhamagaye amubwira nti hari ikibazo mfite cyangwa se narwaye, numva nshaka ko nyine nawe agira akantu akora kunganira mukuru we, Musinga arabikemura. Kandi rwose na Vanessa nuko, ubwo nshimiye Musinga, nshimiye na Vanessa. Kuko babaye umwe. Babaye umwe, ubwo nabo ni Musinga Vanessa. Ibyiza kugirira ababanje kubiganiraho nawe cyane rwose. Hanyuma rero abana banjye muri rusange ndabashimiye, kandi inshingano zanjye no kubasengera, kubashimira gutya ntibihagije. Niyo ndi imbere y'Imana ndavuga ni mbatura mu mazina, njye navuga umuntu wese mu ruhande rwe, nkagira ibyo mwaturaho, ndi nkagira ibyo mwaturaho. Ibi ni bikeya rero ku byo natura niherereye. Yego. Gahunda ni yayindi nyine, ni ukubashimira bakiriho. Ubwo ibi ntibizasaza, ni ukuri. Kandi Imana iguha umugisha kuduha ikaze. Turi kugana ku musozo. Njye sinarinzi ibyo bya Yubile rwose, ariko icyo nzi cyo narindi mu mwuka. Icyo nzi cyo narindi mu mwuka. Narindi mu mwuka. Hari impano nakuzaniye, imwe nakubwiraga kera. Nazanye impano, ukwiye ishimwe, kubera ko nubwo abahungu wabyaye bakugaragiye ntacyo bakwimye, ntacyo wababuranye. Ibyo wenda hari n'igihe banabikora ukumva ko ari amaraso nyine ariyo ntuza, ariko ibyo wanyuzemo byose twarabyumvishije, turabizi, tubiha agaciro, kuko hari benshi binanira. So rero ntabwo tubifata nk'ibintu biri aho ngaho, n'abari kure yawe tubasha kubibona. Nubwo ntari kure cyane, ndi hafi cyane, ariko mu bintu nagambiriye n'umutima wanjye naravuze ngo nzagushimira, kandi narabikubwiraga ntanatangira n'ibi bintu. Ubu ntihagira abantu baza ngo bantere amabuye ngo urabona ngo ubwo baje kwifata, nta kibazo, ariko bivuye ku mutima wanjye. Hano ho bitandukanye na hariya, ariko ni ibintu bimvuye ku mutima, ni ibintu natekerejeho, nanabikubwiraga kenshi, urabizi. Mushimira akiriho. Ni byinshi navuga, ntacyo nkurusha, urumva, ariko mu byo nagambiriye ntuzi ngo ni igiki, ariko nzikura nezezwa nacyo. Reka nkirebe hariya, nabishyize hariya, nubwo nabizanye mbijijisha kugira ngo utabibona nze kugutongora. Ubu nibwo mbonye akantu kari hariya. Reka mbirebe. Nari ndi kubivuga kameramani agaseka. Ni kuvuga ngo turabyo mutume ngihari. Kuzaniye ururabyo rero. Navuze nta kindi kigaragaza ururabyo. Nazanye n'agakamba. Yose wambwiye ngo ntugira. Kandi nyine hano nta kibazo. Kangashyira aha ngaha n'ubundi. Nkakwambike rwose ikambura rikwiye. Kunoza rwose.
ukwiye ibyiza, Imana ikomeze iguhe uburame, ukomeze kubera urumuri n'abuzukuru nk'uko wabereye urumuri abahungu, uyagwaye n'abakobwa, n'undi mugisha. Hano abakobwa ukuntu bari kugwira, abahungu 3 n'abakobwa bangahe? 3, 4. Yego, Imana ikomeze ikwagure, mukomeze murande, ndagukunda. Kanguhe n'ururabyo ururabyo umukunda indabyo ngiye buriya mu bintu ntakemeye. Imana iguhe umugisha, indabyo turazikunda. Nagateguye ndavuga ati ntabwo naguhereza impano itajyana n'akarabyo, nazanye n'impano ifunze nayo ndayiguhereza ngo gapfundikiye gatera amatsiko. Ubwo ibyo nateguye ubwo nuko nkubona mu myaka 8 yose ishize tuziranye, urumva, mu myaka 8 tumaze tuziranye. Ubwo icyo nafunyitse nuko navuze ati sintinze mbikubaza, yewe sinari kubaza Clever ngo bimeze bite, si umukobwa, sinari kubaza Dorcas kandi nabo ntabyo bazi, urumva, ariko kanzane n'impano, anakuzaniye impano, agapfundikiye gatera amatsiko. Imana ikomeze nanashimye Imana ko mbisohoje ibyo nakwemereye. Ntago mbikoze for content gusa, urabizi ko nabikubwiraga ntaranatangira n'ibi bintu mbere yuko nanabizamo, ariko ntangira iyi content ntekereza nkumva ndi guhatwa naranayisengeye, naravuze ati n'ubundi nakwemereye kugushimira, nzabikora ikiganiro gutungure, urumva, dushimira abantu bakiriho, ubwo nge ndabikoze bikoze nkiri ingaragu kubera ko hari igihe wenda bishobora kuzamo naranashatse bikaba byanagorana, ariko igihe cyari iki binakubitanye. Buriya nta bitungura Imana, urumva ko biri kugenda bihura, biri naguhura niyo yubire yawe. Nge ntabyo narinzi, tubyumviye hano mu kiganiro bihura nuko nari nanabitekereje, ngusaba ko tuganira. Nirinze kukubwira iki kintu ko nashaka kugutungura kugira ngo ntubimenye. Bibaye amahire nagusanze mu rugo, ni byiza, ndahageze, nukuri. Ibyo navuga ni byinshi, ariko uru ni urwibutso, ntituzatura nk'imisozi, ariko n'igihe uzaba waratabarutse nzi ko nta kindi nzavuga kirenze ibi ngibi, kirenze kuri ibi. Imana iguhe umugisha, ikongera uburame, uzabone abuzukuru, abuzukuruza, nuko nguko, n'ubuvivi n'ubuvivure n'ubumwira. Yego, ndagukunda birenze kuri ibyo ngibyo. Imana iduhana umugisha, n'abandi mutugane tubagereho. Ushobora kuba uri no mu diaspora, wanadutuma tukakugererayo tukamushimira, utabashije no kuhaba tubashimire bakiriho, ntitukajye ducicikana ko ari uko umuntu yagiye atakibyumva. Yego, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha kubw'umwanya wampaye, ukanshyigikira mu rugendo rwanjye mu gutangira. Nk'uko nabivuze, ni ukuri bimvuye ku mutima, si ibyo kwiyerekana, nagakwiye no kubikora inyuma, ntacyo bintwaye, ariko ni ukugira ngo dutange umuco mwiza wo gushima. Imana iguhe umugisha. Ikikuri ku mutima wagitambuza tukiganira ku musozo.
Diyota nanjye ndagushimiye mu bigaragara urantunguye pe urantunguye nuko banza amarira ashize mu mutwe singikunda kurira yego nararize cyane sigaye mbona ashobora kuba yarashizemo ariko ndagushimiye umutima wanjye ndagushimiye kandi ntabwo nzabyiherera nubwo wenda bizanajya ahagaragara ariko n'abana banjye nzababwira ko wa umuhungu wanjye wundi Dieudonné yaje kunshimira nako sindara ntabibabwiye wawe rero bakazayibona mu kiganiro ko numva sentanku oya bireke ko numva ku munwa hari gushya ndanezerewe ubusanzwe uba mu bahungu banjye birazwi kuko rwose narakwakiriye mu muryango tujya tuganira ibintu byinshi hari n'utuntu ntavugira hano ujya umbwira twiza tukanezeza hanyuma rero si ngombwa ko ntubwira abantu ariko ukunda kunganiriza amagambo meza ariko noneho ushyizeho akarusho urukundo nkunda uranarunyeretse noneho mu bikorwa unshimiye nkiriho hanyuma rero Imana iguha umugisha mwana wanjye ugende ahangaha wakuye ibingibi Imana yagure isubizemo ibindi ikomeze isubizemo hanyuma rero kandi iyi mirimo utangiye wongeye gusubiramo gutangira Imana izaguheremo umugisha mwaturiyeho umugisha nk'umubyeyi ndawakiriye aho uzanyura hose hazakubera umugisha aho uzakora hose hazakubera umugisha abo uzahura nabo bose bazakubera umugisha umugisha ukomeho amen gusabiye umugisha urambye umugisha uzaguherekeza uyu mugisha uzakubakira urugo rwiza uyu mugisha uzaguha abana beza bazajya baza bakanyita nyogokuru Imana ikompera umugisha yego ngo duhoberane Imana ikompera umugisha mwana wanjye ni byiza biri imbere byinshi cyane yego uraza kunsabira umugisha dusenga ahubwo uzi ko nari ntangiye kurira nk'aho ari ngewe ibyiza ngewe nibyo bintu bintera emotion kurusha ibibi ndashimira abadukurikiye nawe ngushimira mere ndagushimira cyane kuduha ikaze mu rugo nabashe kudukurikira umwanya wose n'ukuri Imana ibaha umugisha biba binejeje cyane icyo ngambiriye ni ikiza nk'uko ntabwo shene nayise inkuru nziza hanyuma njye gukoreraho ibintu bibi oya icy'ingenzi ni ugukora ibyiza mudushyigikire ni ukuri pe nta nubwo njya kubisaba kubera ko mwarabikoze kubona shene ibyo nahuye nabyo mu gihe hashize ubwo si imyaka ibiri ni imyaka ibiri twakoze ikiganiro kindi na kane nko mu kwa kabiri urumva hashize imyaka ibiri ntari gukora ni ukuri umuntu wese wankunze noneho mwankunze mutananze kuba ntari maze igihe ntakora hakaba hiyongeye 6,000 ni ukuri nishimwe rikomeye ndabashimira cyane kandi mukomeze mu nkunde munshyigikire ibyo ngambirira ni ibyiza ntabwo ari ibibi gukoresha iki kiganiro bigere ku bandi ibyo ntegura ni byiza cyane mukomeze mudushyigikire uko tugenda twaguka ni inkunga ikomeye cyane bintera motivation yo gukomeza gutekereza ibintu byiza n'ibirushije ahangaha nuko nguko nukuri Imana ibaha umugisha mwarakoze kandi nizeye ko n'ibiri ibingibi biziyongera tunyarutse ubu turi mu 2016 nifuza kuzabona rwose dusereburati twagejeje 100,000 by'abantu badukurikira nukuri byaba byiza tubikoze hakiri kare bikihuta nukuri nzashima kandi bimvuye ku mutima yego ibirenze kuri ibyo ngibyo rero Imana iduhana umugisha mwakoze gukurikira ikiganiro kandi n'ibindi ndizera ko muzabikurikirana kuko ibyo ntekereza ni byiza gukomeza kunshigikira niko ndushaho gutekereza ibyiza kurushaho yego Imana ibaha umugisha Imana iguha umugisha ndabugusabiye Imana rwose nukuri bimvuye ku mutima singenda rero utansabiye umugisha kugira ngo Imana ikomeze yagura ibintu
izanaduhe n'ibindi birushijeho. Yego. Tuzabinezererwemo. Dusenge. Imana yera yo mu ijuru, data wa twese uhoraho, Imana yihagije, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana itameze nk'abantu, Imana ikora ibikomeye bitarondoreka. Turagushimiye, tugushimire kuko ukwiriye gushimwa. Amaboko yawe ukora ibitangaza, imbaraga zawe ziragaragara. N'uyu munsi wazitugaragarije, wemera ko tubonana gutya. Utabigizemo uruhare ntabwo byakunda, ariko twarabitekereje tubivuganaho nk'abantu, hanyuma nawe ubisohoje nk'Imana. Turagushimiye. Yaba hari abacu twabuze cyangwa habaye ikindi kibazo, ntabwo byari gukunda, ariko waturindiye ibyacu, turindira n'abacu. Hanyuma uyu mugambi ushima ko usohora, turabigushimiye. Ubona Dieudonne muri uru rugo, namwakiriye nk'umwana muri uru rugo, ariko noneho bibaye akarusho kuko akoze igikorwa ngewe ubwanjye ntatekerezaga ko cyabaho. Nanjye ndasenze ngo amaboko ye nahabwe umugisha, imbaraga z'Imana zimugote. Aka gasozi ahagazeho k'ubusore, gasozi k'imirwano abagenzi benshi baguyeho, abasore benshi bakaguyeho, ariko musabiye kukarindirwaho. Azambuke uyu musozi adatsinzwe n'uburiganya bw'umubi. Imbaraga z'Imana zimugote, amaboko y'Imana mubumbatire, bituma amaboko y'ababi atamugiraho ububasha. Imbaraga z'Imana nizimugote, amaso atakwiriye kumureba ntakamurebe, amaboko adakwiriye kumufata ntakamufate. Neza y'Imana imwomeho, ujye umuha umugisha mu nzira anyuramo, kandi mujye mugendana mu buzima bwa buri munsi. Ashinga ibirenge aho ushinguye, umutekano w'ijuru umugote, kugira ngo arindirwe mu maboko y'Imana. Mana yera, igihe umurinze ni kinini, ariko kandi n'iminsi asigaje yo kubaho mushyize mu biganza by'Imana ngo abe ariho arindirwa. Neza y'Imana imubeho iteka, kandi muri uyu murimo yongeye gutangira gukora uzamuhire muri byose. Aho yerekeje amaboko ahabwe umugisha, abone neza y'Imana. Akiriho ntazigera agira icyo abura n'Imana, kuko yakwishingikirije agakurutisha Imana abanyamahanga basenga. Ibyo bigutere nawe kumurutisha abanyamahanga, kugira ngo bimenyekane ko hari Imana ikorana natwe. Imana ihimbazwe. Ndamuguhaye ngo abe uwawe, ndamukuragije. Nubwo dukundana, ariko turabizi neza ko udukunda kuruta uko twebwe twakunda. Uko namukunda wowe umukunda kurusha, nawe uko yankunda unkunda kumurusha. Ibyo byose tubizi neza ko urukundo rwawe ruri hejuru y'izindi nkunda. Neza y'Imana rero nikomeze ibane nawe mu buzima bwa buri munsi. Ajya abona ineza y'Imana kugeza igihe azarangiriza urugendo rwe mu isi. Umugisha w'Imana uzamwomeho. Na mugenzi we bazanye musabiye umugisha, amaboko y'Imana nakomeza abaremera ibyiza. Neza y'Imana ntikabure mu biganza byabo. Nibagutegera ibiganza ugire bigikwiriye ibiganza. Nibagutakira ujye wumva ijwi ryabo ryo gutaka. Nibaguhuruza uhurure nk'intwari, kugira ngo barwanire intambara zabo zose, bazagere kure hashoboka aho wateguye, kugira ngo ubuzima bwabo, imibereho yabo bakiri mu isi, ibe mu ihirwe riturutse ku Mana. Bagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Twebwe iyo dusenga tuvuga buhoro ukumva cyane, kandi wowe ntujye utungirwa agatoki nk'abantu. Uri Imana yirebera. Ngewe nabasabira ibiri hafi, ariko wowe nk'Imana ureba ibiri kure, ubagenera ibikwiriye byanezeza imitima yabo. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Icyubahiro n'ikibi cya Data wa twese mu izina rya Yesu. Amen. Yego.